Shalom, Kristo Yezu akuzwe. Turi kuwa gatatu tariki ya 27 kwezi kwa karindwi 2022. Turahimbaza abatagatifu Nataliya na Pantaleyo. Abizihiza bazina babo mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya twa 15 umurongo wa 10 n'umurongo wa 16 kugeza kuri 21. Mbega ibyago mawe kubona warambyaye, none nkaba ndi umuntu igihugu kinubira kikanamvuguruza. Ntawe nigeze nguza cyangwa ngo mugurize, ariko bose baramvuma. Iyo numvise amagambo yawe ndayamira, ijambo ryawe ryaranyuze rinsendereza umunezero. Nitiriwe izina ryawe uhoraho Imana, umugaba w'ingabo. Sinshakira ibyishimo byanjye gushyikirana n'abikinira. Kiganza cyawe kintegeka kubitarura, kuko wantegetse kuvugana ubukana. Kuki akababaro kanjye kambayeho akaramata, igikomere cyanjye ntigikire kikananira imiti. Rwose wambereye nk'isoko idashobora kwizerwa, ntigira amazi igihe cyose. Iyo umuntu ageze mu byago atangira gushidikanya ibyo yemera, atangira rimwe na rimwe gutuka Imana, atangira kwibaza impamvu ari intungane. Mu by'ukuri wagira ngo muri twe hari ikintu kivuga ko iyo ukora neza ugira amahirwe, wakora nabi ukabona ibyago. Niyo mpamvu iyo tunyuze mu bigeragezo dutangira gushidikanya niba Imana ikidukunda. Yeremiya nawe ageze aho abyibaza, ko ngerageza gukurikiza amategeko y'Imana, ko nkora byose kugira ngo nyinezereze, kuki ibyago binyibasira? Bavandimwe, cyane cyane reka mbwire abari mu byago, abari mu bigeragezo, ntimutuke Imana, kuko Imana idukunda dufite ibibazo, ikanadukunda ntabyo dufite. Kandi rero tujye twibuka ko turi ku isi. Ku isi ntihazigera habura ibibazo: indwara, urupfu, agahinda, ubugambanyi, ubukene, ibinyoma n'ibindi. Birahari ku isi kandi bizahahora, kuko hari abantu banze kwakira Imana. Abo rero ntago bazigera batanga agahenge. Yeremiya rero ati byose byambereye bibi, Nyagasani uri hehe ko nkubura? Igikomere cyanjye kikarushaho kuremba, ntigikire kikananira imiti. Ariko nayamubwire ngo buriya isaha y'Imana ntiragera, ariko hari umunsi izagera, kandi nigera izagukiza agahinda kose, ndetse iguhe ibyo watakaje inakurengerezeho. Imana ni Imana, izi uburyo bwose bwo kudukiza no kuturema bundi bushya. None rero uhoraho avuze atya: nungarukira ari njye ukugaruye, uzampagarara imbere. Nuvuga amagambo ashyira mu gaciro, ukareka amahomvu, umunwa wawe uzaba uwanjye. Bazakugarukira, ariko wowe ntugomba kubasanga. Wowe ntuzajye mu nzira y'abagira nabi, ahubwo komeza ukora ibyiza. Hari umunsi bazakugarukira, bavuge bati yewe uriya koko ni uw'Imana. Tujya tubyumva abantu babivuga, abantu bakarwanya umuntu, abantu bagakora n'ibintu bibi, bagakora uwo muntu, ariko bajya bakavuga bati ariko uriya muntu koko ni uw'Imana. Umuntu w'Imana sukwi. Natwe dusabe imbaraga kugira ngo tugume ku Mana, ntituzigere tuyivaho. Niyo twaba twugarijwe, niyo taba tumerewe nabi, ntituzigere dusanga abagira nabi mu nzira zabo, ahubwo tuzabarembuze twifashishije imbaraga z'Imana, twifashishije urukundo, twifashishije impuhwe, hanyuma nibatubona bagarukira iyo Mana. Ijambo ry'Imana riti bazakugarukira, ariko wowe ntugomba kubasanga.
mbere y'abo bantu nkugize nk'inkiki ikomeye y'umuringa, bazakurwanya ariko ntacyo bazagukoraho. Humura turi kumwe, ndagutabara kandi nkurenganure. Uhoraho bivuze, ndakuvana mu kiganza cy'abagome, nkugobotore mu nzara z'abanyarugomo. Uhoraho niwe mutabazi wawe, ntacyo uzabura. Uyu munsi wa none Uhoraho ntahinduka, ntiyahindutse, ntazanigera ahinduka. Uko yatabaye Yeremiya, agatabara abandi bahanuzi, agatabara imbabare, agatabara abarengana, agatabara abamwiringiye, niko nawe azagutabara mu bibazo byose waba ufite. Humura rero, aragutabara kandi n'uwo kwizerwa. Imana isingizwe ko nta muntu wayikomeyeho, nta muntu wayiringiye uteze kuzakorwa n'isoni. Turazirikana kandi Zaburi ya 58, Imana niyo buhungiro bwanjye ku munsi w'amage, nuyitabaza izaza. Ivanjiri ntagatifu yo turayisanga kwa Matayo umutwe wa 13 umurongo wa 44 kugeza kuri 46. Muri icyo gihe Yesu acira rubanda iyi migani: ingoma y'ijuru imeze nk'ikintu cy'agaciro gakomeye gihishe mu murima. Umuntu yakiguyeho yongera kugihisha, akagenda yishimye, agatanga ibyo atunze byose akagura uwo murima. Mu buzima, iyo uzi icyo ushaka ntunanirwa, iyo uzi aho ujya ntunanirwa, iyo uzi inyungu ukura mu kintu ntuhagarara. Mureke rero natwe twibaze ngo ese ingoma y'Imana tuyifata nk'ikintu cy'agaciro? Ese dushobora gutanga ibyo dutunze byose kugira ngo tuyibone? Ese dushobora kurekura ibyo tugundiriye byose kugira ngo tuyitunge? Ese dushobora kwigomwa byose kugira ngo iyo ngoma y'Imana igumane natwe? Bavandimwe, Nyagasani yaratwiyeretse n'iby'igiciro. Kuri iyi si hari ibyo abantu baha agaciro ariko bidatanga umunezero. Ari ubutunzi, ari ubwiza, ari amashuri n'ibindi. Ariko hari icyiza kidahita, ni ukumenya Imana, ukamenya aho ujya, kandi ukamenya ko ubwami bwayo bwakugezemo, ariko ko ubu ngubu bitaruzura ku buryo busendereye, ahubwo hari igihe uzava muri iyi si ukajya kubana n'Imana. Umuntu rero utariteguye ijuru ntazaritekereze, kuko ijuru si umugani. Ijuru umuntu ararikorera, kandi imirimo yawe, ibyo ubaho buri munsi, nibyo bigenda byubaka ijuru uzabamo. Birumvikana Imana yatugiriye impuhwe, ariko Imana ifite ikidusaba kugira ngo natwe tugire uruhare mu kwakira impuhwe zayo. Yesu ati, byongeye kandi ingoma y'ijuru imeze nk'umucuruzi washakashakaga amasaro meza. Yabona isaro rimwe ry'agaciro kanini, akagenda akagurisha ibyo atunze byose, maze akarigura. Buriya nkunda abacuruzi bakora bataruhuka. Iyo batekereza amafaranga, ntibaryama, ntibasinzira, ntibagoheka. Hari n'abasimbuza Imana amafaranga. Hari n'abatakibuka abantu bagenzi babo kubera amafaranga. Birumvikana abo ni abacuruzi batahuye na Yesu. Hari abahuye na Yesu bakoresha ubutunzi bwabo mu kugira ngo bitagatifuze. Ariko iyo umuntu adafite Yesu, agashaka amafaranga, ayashaka nk'utazigera yarekura, cyangwa se nkaho ari ryo juru rye. Bavandimwe, niba abo bacuruzi batazi Imana bashakashaka ubutunzi kugeza igihe babugereyeho, twebwe se twamenye Imana ko dushakashaka ibisumba ubutunzi bw'iyi si, kuki twananirirwa mu nzira, cyangwa se tugashaka nk'abatazi iyo bajya, cyangwa se uyu munsi tukaba dufite imbaraga, ejo tukaba turi abanyantege nke, uyu munsi tukaba twemera, ejo tukaba twabivuyemo,
uyu munsi tukaba dufite umuhate, ejo tukaba twuzuye ubunebwe. Nyagasani uri uw'agaciro, ibyo uduha ni iby'agaciro, duhe kubihitamo kurenza ibindi byose, maze ubuzima bwacu bwose bubereho kuba igisingizo cyawe. Dushaka ubwami bw'Imana kandi uzatugororere kubana nawe, kuko uko tubayeho uyu munsi bitegura ejo heza hacu, ariko niba dusinziriye uyu munsi tuzatungurwa n'urubanza. Muvandimwe, ibyo utunze byose bifite agaciro gake ugereranije n'ingoma y'Imana. Menya rero guhitamo neza, umenye icy'ingenzi kandi ugikore mu gihe. Imana ikujya imbere kandi umugisha wayo ugusendere, urakabaho. Mitego yunga